reka ufungure. Afande bibarase buraho hirya aho ngaho hepfo aho ngaho. Ganira ku mazi. Ni ibihe bibi bidakomeje korohera abakongomani, aho intambara ikomeje muri Kongo y'Uburasirazuba, by'umwihariko nyine muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo za leta zikomeje guhangana n'umutwe wa M23. Byari mu gitondo gishyira 30 Kamena, aho M23 yagabwagaho ibitero biturutse nyine ku ngabo za leta bifatanyije n'abambari bazo barimo ingabo z'u Burundi, FDLR, SADC, abacancuro, utibagiwe na Wazalendo. Ari mu gace ka Lubero, aho mu birindiro bya M23 byagabwagaho nyine igitero n'umutwe wa Mai Mai ndetse na FDLR, bakagerageza nyine kwataka kugira ngo barebe uko babasha kwaka ahantu M23 yigaruriye nyine mwako gace ka Lubero. Gusa nibyaje kubahira kuko M23 n'ubundi ihora yiteguye, gusa nyine bitavuze ko urugamba rwo rwabayeho, kandi nyine urugamba burya rutagira casualty. Ni ukuvuga ngo gusa intego nyine bavuga ko Mai Mai ndetse na FDLR bari bafite itagezweho, kuko n'ubundi M23 yabashushubikanyije ndetse yicamo bamwe muri bo. Imibare itangazwa nuko 19 babashije kuhasiga ubuzima, abandi babinkomera, abandi barahunga. Ibi ngibi bigaragaza ko nta biganiro by'amahoro biri hagati y'impande zombi, kuko iyo biba bihari hari kuboneka agahenge nyine. Nyamara Amerika yabasabye gutanga agahenge ku mpande zombi, gusa nyine ntibyubahirizwa, kuko n'ubundi uracyumva urusaku rw'amasasu mu bice bitandukanye za Masisi, Bunagana ndetse no mu bice bya Goma. Abaturage bo muri Goma bo ikivugwa nuko biteguye imyigaragambyo, mu gihe ngo Kenya n'ubundi igiye kohereza abasirikare kuza gufasha mu gihe kitarambiranye, cyangwa se mu gihe gishize. Ingabo za MONUSCO murabizi ko imodoka zazo cyangwa se ibikoresho byazo byibasirwaga n'abaturage b'abakongomani, ugasanga barabitwitse nyine, barabyangije. Bavuga ko nyine ari ukurya amafaranga ari aho gusa, nta kintu bakora. Bakavuga ko n'ubundi nyine batabashaka mu gihugu cyabo, n'ubundi bavuga ko nabo nyine bafatanyije na M23. Gusa ibyo ngibyo n'ubundi ntabwo byemerwa n'igisirikare
bya leta. Ibyo nyine ni ibivugwa n'abaturage, ndavuze ko nyine n'ubundi abasirikare bazagera muri Kongo. Gusa igihari ni uko mu gihe ibiganiro bidakomeje byo kugarura amahoro, birumvikana ni intambara. Ni ukuvuga ngo mu gace ka Matembo FDL yari yagerageje kugabaho ibitero ku bambari ba M23 cyangwa se ngo bajye gutega mbushi nyine ya M23. Gusa ntibyaje kubagwa amahoro kuko abo ngabo bari bagiye gutega mbushi byarangiye bafashwe mateka, ndetse bituma baba n'abagambanyi ku ruhande rwabo bari bari kumwe nyine, ingabo za FARDC ndetse n'abandi nyine bari bari kumwe, ko baje gufatwa bigatuma n'abandi bafatwa nyuma. M23 rero ikomeje gusaba ibiganiro by'amahoro kuko bavuga ko icya mbere baraje inshinga ari amahoro ndetse n'uburenganzira bwabo, kuko nabo ari abantu. Ibi nyine baba bigenda bivugwa n'umuvugizi wabo w'Ingoma mu gihe cyatambutse. Gusa tukaba tubona uruhande rwa leta nta murari bishyiramo, n'ubundi intambara iracyakomeje kuko haba ibitero byo ku butaka ndetse n'ibyo mu kirere biracyakomeje ku mpande zombi, zirahanganye. Ni ukuvuga ngo niba nta gihindutse, urugamba ruracyakomeje kuko nta biganiro biri gukorwa saa izi. Ndabashimiye mwebwe mukomeze kubana natwe, mwibutsa gukora subscribe ndetse na share, comment kugira ngo ukomeze ubane natwe birambuye, udacikwa n'ibiganiro byacu bitaha.